Gusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show. Uyu munsi nje kukwereka ukuntu wazinga igitenge wajya ukizingura ukabona ari gishyashya bitagusabye gufata igitenge ngo ugitere ipasi. Ntago ari byiza, reka mbagire inama nshuti zanjye mwe munkurikirana hano kuri Fofo TV show. Ntago ari byiza ko igitenge cyawe ugitera ipasi buri uko ugiye kucyambara. Nukuri iyo ugiteye ipasi buri uko ugiye kucyambara uba uri kukica, uba uri kucyonona, uba uri gutuma gisaza vuba cyangwa se gicuya. Ntago ibi bitenge akenshi byagenewe iki? Ntago byagenewe umuriro nshuti zanjye. Niyo mpamvu wenda wagitera ubona bakibitse nabi kipfunyaritse, kuko ntago wagenda wambaye ibintu byipfunyaritse. Ariko inama ya mbere ukicyanura ku mugozi, muzi yuko iyo tumeshe ibitenge byacu, iyo tumeshe ibitenge nyine ucyanika gutya, kandi ucyanika kirambuye, ntago kigira gute, ntago kijya kihinarika. Noneho inama nakugira nuzajya ubugiye kugikura ku mugozi yuhita ukizinga, ntukacyanurane n'ibindi bintu ibyo ari byo byose, kuko iyo ucyanuranye n'ibindi bintu ibyo ari byo byose niho kigenda kikipfunyarika ukaba utacyambara mu by'ukuri kidateye ipasi. Ariko reka nkwereke kuntu wazajya ugikura ku mugozi wawe uhita ukizinga neza. Reka nkubwire wowe ukeneye umwubatsi mwiza, hari umwenjeniyeri ubikora neza, wubakira abantu amazu meza, amakadasiteri, ama etaje. Nimba ukeneye uwo mwubatsi ni uwo kwizerwa, cyangwa se ushaka n'ibibanza utari mu gihugu cy'u Rwanda yagufasha kubishaka akakuzamuriramo inzu, hamagara 0781111047. Ndabakunda cyane. Reka nkwereke rero uko twatangira tuzinga igitenge cyacu. Nimba ukigikura ku mugozi kitari ipfunyarika, urafata igitenge, reba uko igitenge cyawe kiresha nyine uku nguku mu butambike. Ntago tugiye kuzinga mu buhagazi, turazinga uku mu butambike nk'uko tujya tubigenza gute dukenyera. Fata igitenge cyawe. Impamvu nje kubibigisha, hariho abantu bameze nkanjye, nanjye mbere ntago ndetse napfaga kuzinga uko mbonye, ariko singiteho bigatuma ntera amapasi buri munsi. Ariko uku kuntu ugiye kukwereka wazinga igitenge cyawe, wakizinga pe ukajya ucyambara kidateye ipasi. Ni byiza ko ukubita gutya igitenge kugira ngo kigende nyine kirambuka, ukongera ukazinga gutya. Sibyo nshuti yanjye? Ukongera ukazinga, uba ureba ko ibintu uzinze do bimeze neza bireshya, ugakubita gutya, sibyo? Kugira ngo igitenge cyawe kigire gute, ukizinge gifite forume nziza, utazigera utera ipasi. Hariho abantu kuzinga ibitenge byabananiye pe, ariko kuri Fofo TV show turabyiga. Iyo ugize gutyo urongera nabwo ugahuza, kagira gute, ugahuza gashyira hano, ukagenda ukirambura, ukagenda urambura igitenge cyawe ureba ko hose byaringaniye. Sibyo nshuti? Kongera gutya. Ukuntu ndi kukwereka iyo ugiye kucyambara, ni byiza ko ugenda ugira gutya, bigufasha ko igitenge cyawe kigira gute, kirambuka. Uri kubona ko ahangaha ngeze, sibyo? Ibi bintu nkweretse ni byiza. Hariho umuntu uhita yongera akangaka kagahina, ugasanga wenda igitenge cyanganye gutya. We nshuti yanjye uba uri kwica
igitenge cyawe cyangwa utuma hazamo twa turongo twinshi cyane. Biba byiza iyo igitenge ukizinze kingana gutya. Reba epaseri mpaye iki gitenge, sibyo? Warangiza ukongera gutya. Reba ukuntu nkizinze. Ntabwo ari byiza kuyita wongera guhina gutya, no. Nabwo uba uri kwangiza igitenge cyawe hazamo twa tuntuza twinshi. Ariko nimba umaze kuzinga gutya, nimba ugiye kubika muri garderobe, urakibika gutya, ufate n'icyacyo ukigerekeho, usange nuzajya kuzingura iki gitenge cyawe uzahita ukizingura ucyambaye, kuko hazaba harimo imintuza imanutse, iriya mirongo imanutse iyo ugikenyeye byo bihita bivamo rwose, ukabona igitenge gihagaze neza. Rero nuko nguko wazinga igitenge cyawe ukakibika gutya, wajya kukizingura ukizingura ubona igitenge wagira ngo ni gishyashya. Ndakubujije wowe upfa kwanura umwenda w'igitenge ukubonye. Igitenge ni icyo kubahwa, kuko uzarebe iyo ugiye kujya ahantu hetse umwana wambara igitenge, ahantu hasirimutse ugiye kujya n'umutware wawe wambara igitenge. Rero abantu mwabonye ukuntu tuzinze kino gitenge, ndabashimiye, mwakoze. Namwe rero nimubyige kugira ngo muzajye mugira gute, muzajye muzinga ibitenge byanyu. Nukuri ndakubwiye ngo muri comment uzambwira niba utarajya gukizinga gutya, tangira ukizinge gutya, uzajya ukizingura ubona ari gishyashya. Rero ndabashimiye abantu mwankurikiranye kuri Fofo TV show, tureba ukuntu twazinga igitenge. Niba hari n'ikindi kintu mushaka kwiga uko wakizinga, wanyandikira muri comment, nkazabibazingira nkabibereka, ari amashati se cyangwa imipira. Hari kubwanyu inshuti zanjye, hari kubwanyu, ntacyo muzamburana. Ndabashimiye rero, mbabwira ati mugire umunsi mwiza, ndabakunda.